ariko uno sinakajya yicara mane kwicara biba ari intambara ntiyakicara kicara kamerama ibintu rero mane uburyo eri nta nubwo nari kubasha no kuvuga none se bro none se nta nubwo najyama mane ni kuriya nyine ahora ari gusaba ko ahora agenda byaranze nuko ahora agenda none wagera kwa kundi kumugore wari kuri ahora agenda we Eric umva umaze ute ariko none sinakajya yicara mane kwicara biba ari intambara ntiyakicara kicara kamerama ibintu rero mane uburyo eri nta nubwo nari kubasha no kuvuga none se bro none se nta nubwo najyama mane ni kuriya nyine ahora ari gusaba ko ahora agenda byaranze nuko ahora agenda none wagera kwa kundi kumugore wari kuri ahora agenda we Eric umva umaze ute eyo WhatsApp shoboy mu rudo je special no pirate giti na mugamo itakatika teswe imana gadene ngo amagament systematic original nkuko nabyemeje kirege ku muriro nta gukuraho reka nkushimire wewe wakoze subscribe kuri Gari Top 50 na utarayikora kugira ngo ubashe kubana natwe 5 nkubwira ngo imana ikomeze guhumugisha ufata umwanya wawe na megabyte zawe ntazibagiye ukurikirana ibintu byacu tukugezaho buri munsi 5 nkubwira ngo umunsi n'umunsi imana ikomeze ihaze ibitekerezo byawe imana ikomeze iguhe ibyo wifuza business zawe runaka ukora ibitekerezo byawe ufite mu mutwe bize bibe impamo uze ugere ku cyo wifuza uze ugere ku cyo ushaka kugera wowe uri mu Burundi muri Amerika Oman Canada n'ahandi hose nkubwira ngo komeza ugubwe neza komeza wibereho neza nkubwira ngo niba ukeneye kunyereka urukundo jya kuri YouTube channel sacinge Murundi TV kugira ngo nanjye unshigikire gisa amagingo umuhanda turimo ni mu masaha y'igitondo ariko iyo twazindutse ntago twazinduwe n'amahoro tuzindutse kugira ngo tugire ibyo tubashikiriza niba mudukunda koko nkuko mujya mu bitwereka bana natwe 5 kugira ngo dukorane runo rugendo twagenze kuva kare kameramani yakerekana umuhanda turi hafi y'umuhanda nibwo tujiva kuri moto twagenze kuva kare ndavuga ati reka noneho suhuza abantu banje nkore intro dureke kujya mu rugendo tutabanje tunisuhuza twumve niba twaramutse amahoro nizeye ko aho uri hose waramutse amahoro ya iyi saha rero umuntu ndi kumwe nawe no musore ndakeka kameramani yamwerekana ikimugenza cyose cyatumye aduhamagara natwe turakimenya neza ariko turaza kukimenya kandi turakimenya hamwe namwe nimwemera kwana natwe umusore umeze gute eze neza kode basagira ngo ufite agahinda bro Grafere ararwaye cyane Grafere wawe niwe wamamagaye nijoro umbwira ngo uri petit frère wa Eric yego njyewe ntago nabisobanukiye mana ahubwo tugenda tujye gutina amagambo noneho ahantu watunyujije ko basanzwe ntahazi ni he ni mu gucya bazamukamo gutya gusa ameze nabi cyane none se wewe waje kumugwaza ryari je naza kumugwaza amara gutandukana n'umugore yari yarongeye kubana na wa mugore wiwe se wa mugore we wa mugore we bari bakiri kumwe wa mugore we yari barongeye kubana bari barongeye kubana none se kubera iki wafashe umwanzo wo kutubwira ngo reka mpamagare ngo babajama abanyamakuru baze bamfashe cyangwa se bazadusura yarameze nabi cyane kurenza uko yarameze se ameze nabi cyane umugore wa Yesu amutasha abonye ameze nabi pe nanjye ari kumbabaza ahubwo muze tujye kumureba kumeruka tumusigara ahantu yagwariye ahantu muri lodge yaje kuhava gute ndi wagiye kuhamuvana umugore we yarabimenye ko arwaye umugore aragenda aramuzana abamusize mu nzu nanjye nyine nuko naje nsanga arembye ameze nabi cyane ari gutera ibintu byose ameze nabi cyane muze tujye kumureba nta muntu w'umugabo urira umuntu w'umugabo bibaye byose ariyakira mwana ariyakira umugore we ngo yaraje amufatamo yaragwariye arangije aramuzana mu nzu ahita amusigamo yamuzanye mu nzu ahita amutamo nyine yabonye ameze nabi arigendera none se aracyagoye bya biboro byo gutwita ko twamuza twiteguye byaruteye ubwoba abakunzi bacu bose byarabatunguye yego reka amakosa yakoze tuma bamurogagwara biriya bintu ariko ntabwo byari ngombwa gusa twe byaratunguye abakunzi bacu byarabatunguye byarababaje ibyo bintu byo gutwita none byagifise umva noneho birarenze arasara akiterera hejuru akikubita na nkaburi icyo nkora umaze igihe nk'aho turi kumwe nawe ye maze icyumweru turi kumwe maze icyumweru arabasha kurya byahise ntabwo arya arasara gutyo gusa akakubita ibintu hejuru nanjye agashaka kunsana nyine gutyo niyo mpamvu naje kubafasha muzi rwose mujye kumfasha murebe ukuntu ameze abakunzi bacu none ntabwo byoroshye nese twe turamufasha iki noneho ejo bundi cyayo duherukana nawe
si n'umuntu wanicereka no kuri moto ngo namujyana kwa muganga ibisaba abaganga bacu ba gakondo kandi iki nacyo bariya nabo basaba amafaranga nayibura twese byaranze biragenda gute none se mukamera tugende tuke gutinda amagambo muvandimwe turebe uko nameze uziko ino nzira ndi tugejeje hahandi kamera uzi ko ari hahandi yabanaga n'umugore wewe umwe yigeraga gufatira muri lodge nyine nandi yamusanze ahita muta none se umugore we waheze igihe kingana gute nk'icyumweru nk'ukwezi amusize mu nzu nk'icyumweru nk'icyumweru ngo yari amusizeho nawe turahaza yaramusize nanjye mitata nsanga ameze nabi akubita ibintu hejuru byose ibintu yarabimaze ko nzi aho duherukana yatubwiye ko muri famiye abantu bose yabuze kuri telefone wowe waje kubimenya gute ko agwaye nanjye nyine umva naje nje kumusura gutyo nyine nsanga ameze nabi nsanga umugore yaragiye nuko nyine nanjye nyine mitemo kugumenaha gusa nyine ameze nabi nubwo namwifasha ubwo muze tujye kumureba mane ibintu rero birakaze yarakinguye se yarakinguye ibintu birakaze mane tugende turebe uburyo ameze nubwo nta kintu cyo twakora inare mukinganye eri bagose musoma mane kamera madore ndagaza eri ari uno sinakajya yicara mane kwicara biba ari intambara ntiyakicara kwicara kamerama ibintu rero mane uburyo eri nta nubwo nari kubasha no kuvuga none se bro none se nta nubwo najyama mane ni kuriya nyine ahora ari gusaba kuri ahora agenda byaranze nuko ahora agenda none wagera kwa kundi k'umugore wari kuri ahora agenda we Eric umva umeze ute Eric none ibintu byarakomeye bro ibintu byakaze izi mbuto se nizo ari kujya canke nazo nagaze shobora n'umuguri hano twakatwanga najya dushobora n'imbuto ntabwo agize ishobora nuko nyine bimubuza kurya utubuto bikanga byose nta na kimwe ndetse turagamira amazi dukora iki kuri uno muntu mana ahantu hari ivuriro hano hafi ni hehe mana nese byatangiye ibintu byo komeza azenguruka kuri ya munsi bimaze igihe ariko nyine byatangiye neza ubundi hashyizemo icyumweru bitangiye neza byo kuzenguruka agenda azenguruka inzu yose ntacyo ntiyakicara ntiyanaryama n'ibyo gusa nyine nta kintu na kimwe nuko ngo utubuto bikanga kuturya ntabirya nuko ahora we yirihangane mani nta muntu w'umugabo yakira byose mayi we iri none yanasohoka basi ngo tunaganire kandi nta nubwo no kuguma hamwe akomeza azenguruka inzu yose ntiyahagera nuko nyine wagize ngo ni ibintu byamufasha urazenguruka gutyo mu nzu ntiyakicara ntiyanaryama we shaka bigaseka nk'akeza yego yarakoze amakosa ariko nawe wamukoreye bya bintu kabisa yarahemutse kunze wacu ibi bintu koko nukuri ni kuriya naje cameraman ngwino man ese Eric bro ihangane man na Eric kuvuga ntago biri gukunda ari kuboroga gusa mane buriya rero mugani wanoza ngo no musinzi ariko no wacu amakosa yose yarakoze no wacu muze murebe tumwiteho kabisa abantu bari hafi Eric mama jendi kona rero Eric sina no kuvuga nagako nukuri yawe agenda kuri we Eric icara hamwe basi icara hasi ihangane basi wicara ku ntebe nyene uruhuke icara ku ntebe icara basi ryama Eric tamamandi kona rero ibintu cyewe sindi kubona ikintu tugomba gukora ahangaha se turamukorera iki hari abaganga kumujyanayo amafaranga ni menshi cyane abashaka kandi amafaranga kumujyana ku ivuriro risanzwe ngo bishobora guhita ibindi bibazo bindi musa nese dukora iki bro gindi kubona ko dukora iki tumuve kumujyana kwa muganga hasanzwe se turebe se bamufasha iki uko
kari kuriya urabikurankana kuriya ntawe kuryama ntawe kwicara aho ijoro ahora ndazi ijoro ni kuriya nyine gusa nta kintu na kimwe narya nanywa gusa koko turabigenza gute se mwana nanjye byaracanze birakunda ukabigenza nyine nanjye nabahamagaye ngo mumfashe pe muya nta mwicyo mwafashe rero hari ahantu umugabo agera akabona nyine byose biranze abuze amahitamo abuze icyo akora n'icyo reka none nari kubasha no kuvuga nari no kwicara nari no kugira nta kintu na kimwe ni kuriya nyine ahora ameze nta kintu n'iki kameramani ndabona yicaye ngwino tumuvugishe eri no kwicara n'ibiri gukunda ko wakica icara basi uruhuke icara uruhuke werike icara no ku ntebe icara ku ntebe sibyo konze bacu ndabona rero aracyameze ko wakundi se yaguma uvuga ngo yumva ngashaka kubyara n'ibiki n'ibiki canke biya byararangiye wenda ubu ngubu nuko wabara gusa ahubwo byariyongereye arasakuza akavuga ngashaka kubyara yindega yabyimbye kuriya yikubita hino yigaruka hino nese basindije ibyimba cyane kurenza uko imeza canke ukwiri n'ikiguma irabyimba rimwe ikagabanyuka ikongera ikabyimba ariko nyine ikunda kubyimba cyane ngagira ubwoba kikubita impande no hirya akiruka akaza muno mu nzu akakasarangaje nyine nanjye nabuze icyo nakora pe ni kuriya none se famiye yanyu yindi umaze kuyibwira ko wasanze ari ameze nabi bamuroza ibintu nk'ibyo ngibyo famiye yagusubije ngo iki famiye si yumva yakora iki nyine yahise uvuga ati genda nyine ninjye wahise uza gutya famiye ubu nyine nta makuru nabyo nta bintu bakurikiranaho ntacyo nyine bwe byose ninjye biba bireba nawe nta kintu bifite ntacyo byose ninjye biba bireba robine se irafunguye byose ninjye we icara mani icara uruhuke sibyo icara hariya sibyo ihangane mani bizashira ntayanywa sinzi uko yayanywa nayo kameramani ngwino mani ihangane bro bizashira sinzi uko yayanywa ihangane mani birashira itora amazi mani ihangane bro nawe bikomeza kubabara cyane mani buriya nyine birababaje ariko nyine umugabo yakira byose mushikiye nese kurira se ko katari yo solution finale imaze man wazanye icyuma se tukamuha umwembe nago ajya basha kujya se sinzi ko nawe yawurya nagajya nibwo babona nabyo bigaruye yirirwa yiruka n'icyo gusa babona nabyo bigaruye aranaruka se yagiye kuri gatumye babona bigase n'umunyu atwaririje kuri gatumye se ibano ziko amujama anatwite byanyavyo bro nibyo nyine nuko twite nk'abakobwa usanga ngo batwaririje ngo ibyondo batwaririje biki ubwo yiruka mu nzu hasi ajya ari gatumunyo cyane ntabwo bikunze ariko nyine ajya urigata gake arigata umunyu cyane arawurigata umunyu nese ubwo ntabwo uzamuteza ikibazo nese wabyita ko mu imbuto akazanga namuha ibijya akabyanga ko kunywa akanga ngo reka nkamuntu ari kurya ibyo bintu abakunzi bacu mujye ku mavi dusenge kabisa nta kindi kintu nuko nyine n'ukwirirwa icara mwana ihangane wicare hasi muze tujye dusenge kabisa dufate ku mavi n'abandi wese yarahindutse si yararangiye walaye astagfirullah icara hasi icara ku ntebe se yabishobora icara ku ntebe ntabyo yashobora akonze ba Kigali 250 ndabona rero kameramani ibana niba basi yari umuntu mwamuziranye basi ufite ivuriro hano hafi watubwira kameramani tukareba uburyo twamugezayo nubwo ryari ivuriro rya kizungu kuko nitujyana mwari abagakondo baruca amafaranga menshi kandi amafaranga hari tumujyane mu ivuriro risanzwe basi turebe ko hari ikintu bamufasha kuko umuntu niba akomeza azenguruka akomeza atiye nicara amaherezo ni ugupfa nta kindi kandi turi abantu umuntu yaba nubwo akorera ikosa kose n'icyo yakora cyose uzumuhane ari muzima ntuzakeneye kumuhana afite ibibazo reka ntubige neza si mayoneze ese agiye kujya mayoneze mbisi mwana ko abantu n'abagome ajya n'ibintu bibisi nk'uko nguko uzikiza mayoneze mbisi ariko arajya reka ntubige mwana akoze ibaze uzi ko yanabiriye mwana nese ajya bijya uze si yuko ni akabijya muri jya ubinyegeza mwana jya ubihisha
kandi namuhaye imbuto akazanga mbanaguze imbuto kugira ngo niba yazirya akabyanga. Jubisha bino bintu by'Imana bari karajyo weri ngwino wicare gateye mane tuganire saricara bro ihangane man ihangane buriya no munsi umuntu agira ibibazo ejo bikarangira buriya ko umuntu ameze sikahora ameze bro ihangane reba azakira turi abantu turi ku isi tuzafashanya tumuvuze niba ari niko sadukoreye tuzamuhana ari muzima gusa uya muntu nawe yakoze bino bintu pe yakoze ikosa nubwo yenda Eric yakoze amakosa nawe ariko yari kujya kumurega yari kujya kuzana abayobozi ntabwo ari kwifashisha gufata umuntu umugabo ngo akamuroga gutwita gatuma amusaza ku karubanda yareba nawe ibintu baramukoreye ese urwaye kubita ngondege ureba nese ibintu n'ikarangwa ni byose man cyuhisha bino bibo reba nawe ibintu bari gufata ibintu nese ibintu nawe mbere n'ibyiwe yabashaka no kubikora kandi si ibyiwe giye buriya yaracanze sinzi uzi ko umuntu yifataga nk'ibya malaria twite nawe ndebe icara ihangane icara icara mwana tuganire yabishobora se nese uri kujya he icara hano ugatebe Eric ihangane mwana mani ihangane nawe mani wowe zana umusego mwana tumusegura ihangane bro nibyo nibi ngibi ngo nibararamo nibi byose nibi nyine igamuka gacyado atakavuga gashaka kubyara nuko indi byimba gutya mwana siko byakomera reba nta kintu ari bube mani ihangane ubu nagapfa ntabwo ari gupfa nta kintu ari sinzi pe ihangane reba uko reba nk'uko ugiye guhera reba we ubu mani ihangane mwana nese urabona solution umutabare reba mu mutabare mani solution finale nagari yo kurira bwo ihangane namwe atumaremba niba uri petit bwa kumva kurarira bituma remba wowe tuza ibintu byose biraza kugenda neza sibyo anje babyambabaje turagerageza tujye tumugeza kwa muganga mufashe nukuri mu ni nk'iki kibasa kunda kujya tukimushakira niba iby'imyunyu neza ari ikindarya nta kindarya sigize turaziguze bikanga nuko mpita mbimuhisha bashaka kurya ibindi bibisi ngabimuhisha abashaka kurya mayoneze mbisi nuko nyine mpita mbimuhisha kugira atabijya ariko bikanga n'ubundi akirwa yikubitano mu nzu ajya mu cyumba ntiyakica ntaryama nuko nyine niba bigoye bebye jamba ku musego nyine nakujyanitse jamba ku musego nuko bizashira bro bizashira nta kitagira iherezo mane mujye muyanga sinzi imana izafasha umva we ihangane konze bacu ntabwo babyoroshye ihangane mane ihangane ubu nuko yego kuntu yabaye siko wajyamo n'agasashi ndabaye nk'agasashi bahaze imyuka kabisa anje ubona gusa uko mbigenza nuko nyine ahora ameze nuko akoze bacu rero ndabona ku giti cyanjye byandenze sinzi niba mufite icyo muri bukore mwandike muri comment bashaka no kujya amavuta nawe yayarya bakunzi bacu niba mudukunda ko niba mutwereka urukundo ko mutwereka mu gukurikirana ibintu byacu mwandike muri comment basi mutugire inama y'ikintu twakora ese niba muzi umuntu wese yaba avura bino bintu reba gashaka kujya ngo mayoneze mbi reba niba bashaka kujya nisa ijyama yajya imbuto ariko ngo bashaka kugira ibintu bisubu iyi kanzu saba yambara ariko ni je ni wayimuhaye anje nuko pe nuko nyine nayo nagize gutya mbadamuza ni gusinya nabonaga ameze nabi yambaraga agapira kakabyimba inda nyine kajya hanze yambaraga agapira kakabyimba indi kajya hanze gutyo tumushakira ikanzu mitavuga ati kacaka ikanzu ndemera ndayishaka mba ndayibonye umuye nuko abara yambaye ikanzu gutya nabwo ariko nyine ndiba nini ndikaba nini ikanzu nayo ikabyimba ihangane mwana ese umurafashe iki igifite itangiro cya gifite n'iherezo bro turi ku isi kandi turi ku isi turiho tugomba kwakira ibintu byose bidushikiye ibibazo n'ibyiza byose turaduhura nabyo ibyishimo n'imibabaro byose duhura nabyo mana nabyiyoreye uko atari wowe mana twese twahuye n'ibirenze n'ibi ngibi ariko byaje birashira ese umuntu n'ibi ngibi ni cyambere no kwizera imana reba ndakunda ingano
cyane no kwizera Imana mujye musenga 5 ku munsi Allah ibintu byose azabikora. ese ubundi niyahaguruka ngo turajya no mu rusengero nuko basi ntabwo njya mujyana mu rusengero banamusengere nuko nyine nuko ahora pe nanjye nabuze icyo nkora. Ninde no kugira inama ko mwamujyana ku rusengero bakamusengera? Abantu bangira inama ariko niyahaguruka ngo mujyane mu rusengero bajya kumusengera ariko nyine niyahaguruka nuko ahora ameze. Si umuntu watarwa ngo ushyire kuri moto, ni umuntu nyine uba ushaka guhora agenda kandi n'ahantu hatoya ntiyava hano ngo agere ku muhanda. Ni ibi nyine ntabwo yasohoka ngo agere ku muhanda, ntiyasohoka byakunda si ubona bameze gutya. N'ubu kwicara byabaye ibibazo no kuryama ni ibibazo ngo yagenda se yagerayo ntabwo nuko nyine bakunzi bacu ibintu turibigenza gutya ku muhanda rumwe Imana ku muhanda rumwe nuko nyine ihangane Imana ihangane biraza koroha Imana. Iki kintu ndi kubona turi gukora nibikomeza kuba nabi sivyo natwe reka wenda tube tukuri ruhande ibyo dushoboye. Nta kintu dufise ngo nta mafaranga rufise ngo turaza ngo kumujyana muri wapfuriro wa gakondo ko bize no bisaba support z'abantu, ariko nibiza kumera nabi turageza tumugeze ku ivuriro risanzwe bamukurikirane barebe ko hari ibintu bashoboye kuba bagerageza kumufasha bamufasha. Nandi ho ndi kubona nanjye bino bintu birakomeye cyane. Ubuse yagerayo yagerayo ni ndareba ariko inafite kuningana umuntu ajya kumukoraho akabati ndi kubabara ubwo urabona namukoraho bikemera nakubwira turi abantu kandi abantu tubayeho gufashanya sivyo. Twanamushyira no mu mugongo twanamuterura ako byanga byako nta kidashoboka cyose birashoboka. Ubuse numushyize mu mugongo ntabwo yatiturika reba ntabwo yaturika bro ubu ntacyo yaba kabigaseko nka keza none ntacyo yaba reba ntabwo yaturika mwana ndikubona ebinda yewe Mano, cyandi kubona yewe maze yagahenje ubundi uragenda ibintu byo gukomeza kuzenguruka cyane urazenguruka hano urazenguruka byatangiye byo kuzenguruka cyane ni icyumweru washize icyumweru kuva nahagera ubundi nasanze ari gucyamiza madama mara kumuta nuko nyine abameze ahora yikubita ibaze bakunze bacu baze mu ya umugore yagiye amuzana yayumvise yagwariye mwaza roje amuzana mu rugo bahita arigendera. Yumvaga kagiye kugiki, yumvaga kagiye kubaho gute, yumvaga kagiye kurikiranwa nande. Inese garuko naje nje ubwo yenda dasanga ubwo yenda taza ubusaba yaramutesa abari wenyine none ngiye bakunda yabaye bakunda zanze yarabaye. Imana itaza kubigukorera, Imana itaza gukorera mu bantu ngo bitume hagera ugasanga aragwaye ukamwitaho ubuse uminda nuko indi bimeze nigabanyuka ku giti cyane cyo ndi kwisana kwisabira ya mujama yamuteje ibingibi yashiranga imyaga kabisa nagaruko ari kubigenza ari kugenda akamuteza abasi ubuyobozi akamuteza ibiki n'ibiki ariko naje kumuteza ibintu by'imbidama. Ese ubundi kuki abantu duhemu konze bacu nako byoroshe gusa Eric nawe yakoze ikosa umwana w'umukobwa yatenda ariko ejo bundi naramubonye wa mwana w'umukobwa Eric yatenda naramubonye nabonye ahantu abantu bifuza kumusura bazagenda musura namubonye ahantu umwana w'umukobwa umukecuru araho yaramucumbikiye nageze gutyo numva umuntu aramamagara ambwira umwana w'umukobwa numvise mwaramubuze namubonye ahantu namusanze ni mu Bugesera sanze hari umukecuru umucumbikiye yamwitungiye indira koze ubungubu igeze mu mezi hafi 4 ngo rero nawe tujye tumugeraho rya mwana w'umukobwa nawe tumusure ndiko bivuga ibingibi kugira ngo na family yiwe na wa musore yateje ibyo Eric niba akeneye kumubona nanone azagenda musure namusanze mu Bugesera naramubonye kabisa arahari ameze neza usibye kuba atwite kabisa. Nandi hoho Eric ndikona byabaye danje tujye ku mavi abasenga 5 ku munsi abayisilamu muze dusenge 5 ku munsi kabisa dusengera umusore wacu. Ese ko nacyo nakora nanjye kuki utabwiwanye ngo muze mutore muvane ngaho mujyane basibanye mu ntara agende kwasi ari hafi y'abavyeyi kubera ko buriya uko wamera nabi kose uri kumwe n'abavyeyi si kimwe nuko wa uri wenyene cyangwa se waburi nkuko muri Kigali ko ngaha sometime ukwezi kw'inzu bishuye ni guhera uriya mukobwa uko yishuye ni guhera azaza n'ubundi bamuti no hanze kumuta hanze afite ibibazo n'ibingibi navyo n'ikindi kibazo cyongereye mu kindi byose ni ibibazo nese ubundi ubu yagerayo ubundi mane buriya rega byose ni ibibazo none none wa mugani yagerayo nese ubundi yajya umuntu atajya naho ku muhanda ubundi yajya mu ntara yagerayo ako bisaba imodoka kandi imodoka nazo bisaba aziguze nese imodoka sukuzikodesha yino ayo mafaranga burumva nayabona yo kodesha imodoka isi imodoka ku munsi kodeshwa nkangaye ntabwo byarenga 40 nese urumva imodoka umuntu yajya muri urabona yakicarana n'abandi bantu uyu ni ukugenda aryamye zino modoka za private zino cabs
nka 40 barayizana bakayiguha ukayijyana umuntu aho ushaka kumujyana ukayibagarurira. nese ubu nayakura he ngewe noneho njye nayakura Kamana inshallah cyo twizera ko Imana amafaranga azaboneka 40 ntabwo ari menshi yakoresha imodoka wenda tukamujana iwabo mu ntara ibibazo yazahura nabyo byose basaka bihura nabyo ari kumwe n'ababyeyi banyu siko bimeze. ese ubundi ubu mu ntara ho iwanyu nahagana he ku ivuko byose ni kimwe ku ivuko nahagana he wacu ni mu majyaruguru umva ni kujya imodoka yadusaba amafaranga menshi kandi nta mafaranga afite n'utu tubuto mba nigoye nyine nashatse udufaranga nuko natwo natuzana akatwanga. Igaze se ihezemo mugeza gure cyangwa ntago yaheri wasanze irimo n'ikirimo oya nani ikirimo nese ko neka ibiryo bikamaramo igihe kinini tabiriye nanjye kabura peti yo kurya nese ubu naryaga rafure ameze gutya ntabwo byakunda ndateka ibiryo bigamarimo icyumweru akanga kurya ubwo urumva nyine biba bigoye nese ubundi ngo nabacyamo ibindi byiki. Gusa ikintu nagusabira nk'umusore mugenzi wawe icyo nagusaba kwihebura kumva ko isi yarangiranye girlfriend wawe ibyo bintu byikuremo ubeho uzi neza ko byanga byakunda uno musi uko ameze ejo bizohinduka kamera neza sivyo niba ari nibibazo afise ejo bizorangira cyase hirya yejo ntukegatekereze cyane ko hari ibibazo bya ntari office nutekereze ko wakiheba nijyo kosa ko nabonye kuva kanwanya tumaranye ufite ibibazo bya ntari kanago wajya gwaza umuntu we nawe ubwawe uri kwihebura uri kwiheba ugwaza undi muntu nawe utuma aho baremba kugira ngo akire jya wiha akanyarigabo umenye ko uri umusore umenye ko uri umugabo umenye ko wakakira ibintu byose bigushikiye. Bireke sha yatoye kabwengwe noneho ndi kubona yatuje yajyana akonje bacu ntabwo byoroshe iyi si turimo no munsi urishima ejo ukababara ndakeka mwarabonye ibiganiro yakoraga avuga ngo kino gikobwa ni ikigo ni igiki cyaje kundeba kubera iki kuki cyampaye kuki cyemeye gutwita ariko ibyo yishimira kuvuga kano kanya nawe byamuteje ibibazo ni kwa kundi bavuga ngo ubwenge buza ubujiji buhise tikubona yasinziriye wamujyana nese none ntabwo ari bumuvune ko bibazo se nk'umuntu yamujyana mu cyumba gute nyine so wamujyana naye namasha bagize ko bari hano nese hano yahava ntabwo yava byakunda naye namashaba maze turamujyana mu cyumba gutekamira abantu ese ubona yajya mu cyumba kuko umukangwe n'ubwitaguruka azenguruka mu umva naye namashaba banza ruko muje banza rukayababonye bana babonye sinzi akuye n'ubonye ntabwo yatubonye kabisa cyonse cyo ino ntebe nayo iramuvuniye kumuhangamira ageze ko ameze ukunda inda yapfimbye wagira ngo n'agasashi barimwe myuka ndake gusa ibintu konzera Kigali tofite igihe ahantu ngera rero nkumva amagambo ashize ivuga kiba gikenewe akaba hakenewe ibikorwa kandi ibikorwa byo gukora si iby'umuntu umwe n'iby'abantu barenga umwe iby'abantu barenga umwe pe nuko nyine ahora aruka kujya ibiryo byo mu nkono ryari ibyo se yabirya naguye ngo ndateka bikayama muri minsi 4-5 nanjye nyine babura peti sinarya nkagura utubuto natwaye kare ahubwo bashaka kwigatira ibintu by'imyunyu nashaka kugira ibintu bya mayonnaise bibisi nanjye ngahisha nyine kugira ngo bitamugaruka reba ikibazo afite agashaka kugira ibinini bya malaria nese malaria ni ibingibi noneho abijya yarose kamitende basabijya bibona ko binagiye kujya canka bijya ayataye umutwe naba yataye umutwe ari kuzenguruka nese waje ibinini bya malaria ufite indingana gucyumva aho ibintu byaba ajya bifata nese kukimwa bizanye mu zundi ibintu bya malaria ninjye babirwaye kera nyine nayo nabizanye mu ntara bikuye mu ntara wavuye utameze neza nameze neza ndabiza batawitwaze imiti mbikeje rero nje nsanga ari kubifata yuko nese mwaka reba bashaka kubijya kandi afite ikibazo kindi nese urumva malaria ni ndabihuriye nayo kandi indwara bikaba ari ibirozi nese ubu ntago nawe aba ari we nese ugumva babiri yafise ubwenge bwo kubijya gusa nanone yafise ubwenge bwo kumva ko yagiye imiti akagiye malaria yagiye imiti y'indwara arwaye ntago yagiye malaria angeze kumbura uko bigiye ikintu giye mbona cyo gukora ko tugize Imana tukabona akaba abonye kabonye ko kabajyamye atujeho gakeya kamera turakora iki ikintu giye mbona cyo gukora akunze na Kigali Top 50 ko mona yatoye kabuhengwe akaba bashije kuba yajyama gato yareka base kamera reka twicare dutegereze ashobora gukanguka yorohewe basi tukamuganiriza tukumva icyo gukora ko tumuganirije bashije kuba yavuga wenda je icyo nshaka uburyo yama gahunda yiwabo uburyo hameze
tukaba twagizwe iyo tumugeze iwabo cyangwa se tukavugana nabi iwabo niba banajya n'isambu niba babigenza gute tukabona amafaranga kumutwara kwa muganga abaganga gakondo bakamuvura akamwitaho kuko buriya umuntu ufite ibibazo nk'ibi ngibi nubwo yaba yarakoze amakosa angana gute amakosa yazayahanirwa cyangwa se yazayakosora ari muzima ntabwo ari gukosora ameze uku nguku amajambo yavuze kugira ngo uriya mutipe yagiye kumurogesha yumve ko atari kumuhanisha ikibazo nk'iki ngiki ariko kumutwara mu buyobozi ari kugira iki n'ibiki natwe niba turi abantu bari dufite urukundo dufite umutima w'urukundo niba twaranamufashe nabi ko yakoze amakosa twirengagiza amakosa yakoze ko ni umuntu ni uwacu ko byagira kose turi abantu twese tugire ikintu tumufasha tuze tumuhane tuze tumubwire ko yakojeje ari muzima wowe rero urukurikirana gito ufite ndabizi uradukunda ko turagukunda w'agaciro ntangere komeza ubane natwe 5/5 nimero yanjye niyo ngiyo ubona muri screen uyimamagara uje unyandikire kugira ngo dukorane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi reka nkubwire ngo reka twicare turaza kubashikiriza uko byagenze naza gukanguka turuze kwaza gukanguka ameze ntakanguka kimeze n'abagisambaguka kuriya turageza uburyo tumuheka no mu mugongo tumujyane kwa muganga bisanzwe kakubwire ngo komeza ubane natwe fata gatebe 5/5 kugira ngo komeza ubane natwe kakubwire ngo ciao ciao